ingingo yacu y'umunsi nishingiye ku nkuru y'igurishwa rya Manchester United. Ni inkuru ikunda kuryohera benshi mu matwi. Iyo ikaryoha ze iraryoha cyane nabibabaza ariko kuko abayifite urabona ko yabananiye nge niko nabyita. Maze kubona ibimenyetso byinshi ko family Glazer itagishoboye Manchester United bijyanye naho umupira ugeze. Kubibonye utinze be. Ntabwo natinze. Hari igihe ushize ntabwo yabyumvaga. Yabaga ariko wingarigara kabana eko byabaga yishimye. Ugiye bashakiye nako urabona yabaga yishimye cyane. Wadi buriya ibitekerezo byinshi kungarigara akagira ingingo zibarengera. Bara niba ari ikintu kimwe uzareba ukagiha agaciro ni amarira y'imfubyi. Hari umuntu uri gupfubya afite uruhara ari family Glazers n'abafana Manchester United imfubyi bini bana family Glazer ajya ubwabo ni imfubyi. Uyo abafana Manchester United babaye mu bigo by'ubukanu basigaye kuva bafata ino kipe ko kubatuga kandi babonye ubona ko bakeneye ibintu byinshi kugira ngo babeho. Bakeneye ni baho imfubyi ifite uruhara aguzwa na compassion yamishinga ifasha abantu ari imyaka kugira kubwa. Uyu munsi rero ari inkuru zivuga ko family Glazer ishobora kongera gutekereza no gusubiramo igitekerezo cyo kuba yagurisha Manchester United. Igiciro cyabo kikaba kitajya munsi ya miliyari 5 z'amapawundi. N'ubundi ubushize bw'iyi nkuru iheruka kuza byasaga nkaho Saji maguramo gatoya. Oya byasaga nkaho wa mugabo wo muri wa muyobozi wa banki y'abayisilamu Jasim aho muri Qatar yari asaga n'ubundi n'uwabigeze havuga ati ayo mafaranga kuri Jeni Toto yabahereza mu mvira. Niwe muyobozi wa banki y'abayisilamu mu kwisi. We yari yabyanzega ntabwo byo ngo rasigamo percentage runaka ari wa ntabwo nshaka n'abahayani mugende. Baramubwiye bati ntacyo turemerera amafaranga yaduhe ariko niyo kaba 3 cyangwa 5 basigaremo tuba tugafite. Ahubwo yavugaga yuko yayigura agasigamo karindwi k'abafana akagabafana for free. Ibyo abafana yaravugaga ati baramubwiraga bati wowe nta kibazo ayo mafaranga yaduhe ariko nurangiza udusigire mu basi ni 13 bamwaka 15 neza 15 n'amasigira yaravuga ati oya ngende umuntu ushaka kugura property nkayegukana kabi yanjye. Kuva icyo gihe United iracyari yayiriye kandi hari benshi babonaga ko igisubizo cy'ibyo Manchester United yifuza uyu munsi cyava mu kuba yagurishwa ikegukira umuyobozi wa banki y'abayisilamu ku isi akayitwarwa yose akayitwara. Family Glazer bagakora inama ni 6 bagirwa inama nande 3 bagataha babyemeye. Bagirwa inama nande umwe yagera mu nzira akabandikira ati baba duhombye akabivamo ati umutungo wa data akabivamo umutungo wavuye mu gukora amasaha. Izi nkuru uyu munsi zongeye kugaruka yuko family Glazer yakongera gutekereza nanone ku gitekerezo bushyashya cyuko ikipe yagurishwa. Mbere ko tujya muri ibyo bintu ariko ndabibaza mubona igisubizo nyacyo gikwiriye ari uko United igurishwa koko tutagiye mu bindi igisubizo cyihuta for me United yongera gukomera nuko igurishwa. For me ibyo berekanye bano family Glazer n'ikimenyetso cyo gutangira pourcentage ni ikimenyetso cy'uko urugamba rwo guhaza ibyifuzo by'abakunzi ba United batakirushoboye. Bakoze ibishoboye barutsinzwe ntabwo bakishoboye pe kuko ivuze ngo bakibishoboye harimo kandi k'icyubahiro ararutsinzwe ariko aragaritswe babitwaye bari kumwe na Ferguson barakigomba rega baracyahari ntabwo umufana United azibagirwa ko family Glazer babanye niyo bagenda tugomba kububaha. Icyo navugaga biragoye cyane ubu ngubu umukunzi wa United n'umuntu uri mu mupira ku ruhande kuko kwemera gutanga ubundi kari 27 n'ibice 7 ngo niko niho bimaze kugera 8 gutya izo pourcentage imaze kugera aho ngaho uruve n'ubundi yarimo pourcentage ya 7 ushaka kwita no kwarondesa ukahita afata umuro kurikiyeho. Iyi equipe byabigaragaye ko aba bagabo ingamba zose bagerageje batoza bazanye abakinyi bakoze investments zose bakoze ariko bisa nkaho umupira barimo kuba mu uyu munsi n'ibitekerezo byabo n'uburyo ari kwitwara muri United bidashobora kuba hazi ibyifuzo by'abakunzi ba United. Nkabona ko family Glazer none uko ari 6 bahuriza ku gitekerezo cyo gutanga equipe burundu tukareba hari ikiragano gishya kuko buryo Gicumbi iyo bamaze kwerekana ko ubushobozi bwawe
butakikwemera gukora akazi runa wowe ukabyereka abantu iyo umuntu akomeje kugusunikira ngo koraho kazi iyo bitagenze neza ahari ikibazo niba ugifite wa muntu wasunikiye gukoraho kazi famille garaza ngiye bagimara gutanga iriya pourcentage bahaye uyu mugabo mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize 2024 nari mbonye ko hari ubushobozi runaka nabo bemeye ko badafite rero nimba bavuga ko ibya siporo banatanze ikigendanye na siporo ko United ni ikipe y'umupira w'amaguru si ikipe yo agence yo kwamamaza si agence yo kumurika imyenda n'ibindi bintu bitandukanye tubona ngo bakora amafaranga iriya stade yabo ntabwo ari hosting ibitaramo bitandukanye ngo bajye abantu baze babyinire birangire ni ikipe y'umupira w'amaguru iyo utsinzwe urugamba ukavuga ngo nemeye gutanga ibifite muri siporo byose mbyikuyeho nge nzabazwa ibindi bigendanye na branding uburyo amafaranga azinjira mu bundi buryo nibwo ruhande nsigayeho ariko ubundi ikipe imitaremera ko ikipe yakunaniye iyo urekuye ikijyanye na siporo n'ibikorwa bya siporo cy'ubusigaranye n'iki nicyo mpamvu ngo famille graza wayitanze nanjye narayikarabye ikwiye gusohoka muri Manchester United tukareba ubuzima bushyashya United yabamo idafite iyi famille graza ntabwo wansubije neza ikibazo cyane koko nicyo gisubizo cyangwa na nyuma y'uko bayirekura hari n'ibindi bikiri ibibazo bishobora kubanza gushakirwa umuti bishobora kuzabana bibi cyane nyuma y'uko bayirekura birashoboka byose gupredicting igihe burya ni ibintu bigoranye ariko ku bushobozi bwabo mbona ko ibisubizo bagomba gutanga babitanze bananiwe bakwiye kuva muri equipe tugategereza ibindi bisubizo bishyashya sinava ngo buza bigisubiza ku ijana bishobora kuba bose kurushaho noneho cyangwa bikaba byiza kuruta ntabwo bizaguma uko bimeze be mbona ko ari cyo gisubizo Edi zaracyafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba kera babitaga abapfumu ubu babita abarimu hari ukuntu ngo yagendaga akakubwira ati kubyara umwana ni umuhungu cyangwa ni umukobwa kandi birangira bigenze gutya gutya igitsina kirenze ibyo birangira bigenze gutya famille garaza warayibonye ibibazo Man United ifite urabibona igisubizo nuko iva mu biganza bya famille garaza ikagurishwa yego sumva kare hose wagoranye urabona uca hirya muri cy'umucere y'ubukonikoni urabona ngo hari igihe byakunda nyine hari igihe bitakunda yazanye ubukonikoni hari n'igihe byakunda ariko ubwo ni ubupfumu hari igihe bucyo usenda umugore ngajya atabisha imyenda ngari ugera atateye pasi ukazana uyitwika amaguru ni wa mugana ubwo nenshi gusubiramo ko wirukana umbira bayibika mu gikoni uyagugura ukazana uyamira bungu ibika amashyiga ni iruhande rw'imbabura ni ipasi ateye guteye nawe ahubwo wowe igitekerezo cyawe nacyumvise family garaza nive muri bino bintu nigende Edi nawe ntekereza yuko kuva muri ibi bintu byakemura ibibazo muri mani kubera yuko uhereye ku byo wari uvuze kwivanaho ni uvuga ngo football matters byerekeye n'umupira w'amaguru byose akabyegeka ku muntu kuri kavukire ibyo no kuvuga ngo byibuze twe tugomba gusigarana amafaranga uburyo buri financial bari muri mani kubera financial things kubera ibintu by'amafaranga bari mani kubera izina ryayo no kubavuga ngo niwe owner wa Manchester United club organization nk'iriya ni ibintu biremereye cyane ariko mu rwego rw'uburyo bo badashaka kwiba hafi nuvuga ngo bo bari kwirinda ikintu cyatuma bayiba hafi bagahora bacunga ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ibyo ni kwereka yuko batari tayari gufasha ikipe kandi ibyo byo byagiye bigaragara reba mu gihe gito ya rwose kigeze no ku myaka 2 Sir Jim Ratcliffe ifaje muri Manchester United ibibazo agerageje gukemura n'ibibazo yagaragaje bihari birimo amafaranga yari kugwaga mu buryo budakwiriye abyo no kuza kirukana abakozi bangana kuri 150 barenga no kwereka yuko arakwereka ngo uvanga hanga hari abantu baryaga ikipe ibibazo byari bihari bidafite umuntu bikurikiranya abantu bibere hari ahirya abantu bakurikirana ibintu umunsi ku wundi araje kweretsa ikintu akoze mu gihe gitoya nubwo kidakemuye ikibazo ariko yuko uramutse utunze mitoroshi wakemura ibibazo byinshi ibyo no kwereka ko Manchester United ikeneye byibuze umukire umuntu uyigura uzushoboye kuyikurikirana mu buzima bwa buri munsi ibyo byerekeye n'umupira w'amaguru ibikorwa bya siporo yabyerekeye n'amafaranga izina ryayo agaciro ka 100% kuba ariko nubwo kugeza n'aya magingo ikiza mu makipe ahenze afite izina rirenze ngira ngo no muri atatu ahenze ku isi kugeza n'aya magingo ariko ubona yuko amadeni imaranye imyaka irenga 10 n'ingahe aguma buri mwaka yiyongeraho ifaranga nubwo iracyari mu madeni kubera abagabo bo baravuga ati deni harimo ayo twasanze ariko nanone ntago bayakuramo bashora amafaranga bongeye bagarukira
urabona yuko rero bo bitaye ku mafaranga binjira mu mufuka wawe kurusha uko bareba ngo ikipe barayiteza imbere n'uburyo bw'ubukungu. urabona ko rero ni ikipe ikibazo no kwibaza ngo waza akayifata akakemura ibyo n'inda kubera yuko urabona ko Sajim natwe ifana n'ubwo yaje ari ibyo akemura yifuzaga mu gihe waba utekereje tuvuga urugero ngo ashatse kuyigura agure pourcentage nini yatuma ona mukuru hari ibyo akemura ariko urabona ko hari ibyanzuro afata banza ari uko yasanze ibibazo bihari biremera agatuma afata n'imyanzuro iremera ariko ubona ko hari urwego ataragera rwo kuba yafata ikipe ngo ayishyire ku murongo. Gusa ikigaragara k'100% ni uko abagabo baramutse bavuye mu ikipe here ku buryo buri financial amadeni akava mu ikipe hajyaho inzira nyayo kugira ngo aya madeni avemo. Iki kinakomeye cyane mu buryo bwerekeye na siporo n'iki kintu cyapfuye muri iyi myaka kubera yuko nimba urebye ku tudetaye tworoshye kureba amafaranga agiye kura amatransfer ukara amafaranga agiye kura mu bakozi byakita bakayirya mu buryo mu myaka yagiherutse aba ari byo bintu bike Sajim natwe ifasha akaterekana ko ari ikibazo gihari kandi akabantu bakabirukana akagaragaza ko mu gihe birukanye nta cyo gihari uburyo n'utundi detaye nka bira Christian yavuze ibyeshye n'ibikorwa remezo bagiye kubikemura ejo bundi. Urumva abagabo baje 2005 ibintu baje basanga kugeza n'amagingo batarakora ivugurura byari bigihari uhereye ku kibuga cy'imyitozo kagera kuri stade ubwayi igeze ahantu ikipe nka Manchester United isebye abantu ukabona ahantu harava ukabona ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabona ko ni ekipe ubona ko ititaweho ibibazo byabo bishingiye ko ntabwo bayitayeho mu buryo buri financial bakareba ko byibuze bashoye yagarutse ekipe ayo yinjije byibuze ni meza ku rwego ko nk'ejo ndi bakoze rekore y'amafaranga menshi binjije mu mateka yayo nubwo batabonye imikino y'Uburayi. Gusa urebye ikibazo gishingiye cy'uko abagabo ntabwo bayiri hafi na ikipe bayikurikirana ubuzima bwa buri munsi kandi ikeneye umuntu nk'uwo nguwo unazahura uburyo bw'imikino yayo n'uburyo bwa siporo. Family Grezers mbere na mbere bataye inshingano zabo ni ukuvuga ngo ntabwo biteguye gufata responsibility za club. Ikipe y'umupira w'amaguru ibindi byose bishamikiye nyine kuri siporo. Aba rero ko kugira ngo bakoreke ko batiteguye ibyo bintu bakora ko batabyumva batanazi iyo biva niyo bijya ntabwo nyine biteguye gufata cya gisata gikomeye ari nacyo gikomeza ikipe. Ni mpamvu ari cyo bagurishije bati rwose Jimmy Ratcliffe we tubona ufite ngo za Nice ngo kandi ngo umuhanga mu by'amagare cyane ngwino nyongo na Manchester United. Manchester ntabwo inyongwa n'abantu babonetse bose kunyonga ntabwo n'umuntu wese apfa kuyinyonga. Iri kunyongwa ze ni nyonga uno nanga bararebye bavuga ati hari urwego rutaro rwose ibikorwa remezo biratugoye n'iki kibuzo cyo koza Ratcliffe araza aranyonga avugurura Carrington ibintu byabananiye kandi uko basuko amafaranga yabuze kuri Man United niko kubwira nyine ngo nayo ibaze igikorwa benja ibaze igikorwa cyatwe 52 mu mezi abiri gusa arizo banze gutanga arizo bari baranze gutanga imyaka na gatatu babaze Manchester United. Ratcliffe akaza gatebana yuko ari ikibazo ejo ndi yakoze interview nakunze cyane Ratcliffe yaravuze ngo mbere na mbere Manchester United igomba kugira igomba icyo kintu bagikunze cyane igomba kugira urikumva academies zikomeye zidomina hano mu Bwongereza no mu Burayi. Iyo niyo yari Manchester United yareze Paul Scholes yavuyemo Ryan Giggs yavuyemo David Beckham yavuyemo Nicky Butt yavuyemo aba Neville. Iyo niyo yakuje ba Marcus Rashford ba Scott McTominay. Iyo niyo yaba Jesse Lingard ba Paul Pogba. Iyo niyo yaba Tom Cleverley. Iyo niyo ejo bundi aravuga ngo ngewe icyo nifuza nuko Manchester United igomba kusubira ku mwimerere wayo igomba kugira academy ikomeye mu gihugu hano no mu Burayi. Ibyo binago Grezers babikora ibyo byose biri muri sport. Njyaho ugejeje aho ngaho namaze kumva ko igisubizo cyawe ari yego ko kugurishwa kwayo cyangwa se kuba yava mu biganza bya Family Grezers aricyo gisubizo ni stamp ahubwo yemeza agafandi igize kwitwa Sajimi ngiye muri wa mujyi wa Edizo bitabaye igisubizo uzi oya mbona byaba igisubizo ndaguha impamvu ebyiri zatuma biba igisubizo. Icambere ubijemo wari we nicyo ashaka muri aba uzabijemo dukurikije profile twabonye azanye imbaraga z'amafaranga si umukene of course. Grezers baje ari abakene ubu nabaki ubu nabakiri baba kwikuguma mu bintu rero kubera ko bari abakiri. Ikibazo ntago barabibonye faranga ntibari bwahage uzareba inyogosho zabo bo ntibari bwahage barabakira barogosha bo ntibari bwahage
bo ntibarahaga nicyo kibazo barimo kuko kwerekana nibyo cyane barashaka ko Manchester United yishyura ziriya miliyoni 5 z'amapawundi zirengaho kugira ngo babone amafaranga bajya kuko nonangaga miliyari 5 Manchester ntabwo irishyurwa miliyari 5 sorry ntabwo Manchester United irishyura amafaranga yaguzwe baracyakukuza nuvuga ngo icyo bakora urakizi bishyura inyungu zayo bayiguze ariko ubucuruzi urumva ikintu mbe umucuruzi arishima cyane dore Manchester United yaguzwe miliyoni 800 ariko ugiye kugura imari ikaguhira rega ntabwo waba urumva ikintu bagaragaza bakoze baguze Manchester United miliyoni 800 z'amapawundi barangiza babwira bati ibintu babwira banki bati ibintu bibiri twe nta kintu dufite ingwate ni Manchester United ariko ntabwo duhe tukwishyura ahubwo tuzajya tukwishyura inyungu buri mwaka ideni ryari duhaye rigumemo ribike nta kibazo rizajya komeza ryungu kugeza n'ubu ngo icyo bakora bishyura inyungu gusa ariko ntabwo yaratangiye kwishyura ideni miliyoni ntiturashiramo reka da ntabwo uri kubyumva ntabwo inyungu ideni bafite nk'irya miliyoni 800 bagize barikora ngo baryishyure bogenda bishyura ahubwo inyungu zaryo uri kubyumva icyo kintu reka nk'urugero ngiye Fuadi mpaye Benjamin 100 gusa nibyo byonyine ibyo mfite noneho Benjamin nkabwira no Benjamin rero ku kwezi uzanyishyura 110 none ukambwira Fuadi reka nkuri ikintu gahunda zimeze ngiye ntabwo nzabona 110 ngo mpite mbigura nzajya nguha iryo 10 nzajya nguha iryo 10 uri 10 riva kuri iryo buri January guhagura ibyazi 10 umva nyine kiri kubwira kandi noneho 10 ryanjye ijana ryanjye nagwaye Beni riragumamo riracyari mu kugeza n'ubu ngubu nibyo bijyana nabyumvise nibyo bijyana nanga n'ubundi twamagana bagiye kwigurisha miliyari 5 none igitangaje banki yungutse kera bifaranga bigaruje kera ayo bayiguze banki yabaze kunga ahubwo iracyari mu kwiba managereza iracyari mu kwiba Manchester United niba uri kubwira ngo byibuza ira muhamsaje haje umukire we udafite icyo kibazo cy'ubushobozi no gushaka amafaranga n'amadividende n'ibindi washobora kuza agahita ashora ibintu by'igihe kirekire kandi bikomeye kuko nta kibazo cy'amafaranga afite bitandukanye n'aba ngaba bo baje bavuga ngo oya mbe na mbere tugomba kurwana n'inyungu za banki tugomba kurwana na dividende z'abagrezers ubwabo nk'umuryango ibyo byose akagera rwana byo uyu rero bitandukana we aho mbona ko habamo igisubizo nuko ibyo byose yaza atabifite ko amaze kubikemura urukumva Nyagasana mwambitse ikanzu y'umweru afite amafaranga nta kibazo afite urukumva ikanzu y'umweru ni Amerika wo Dore ntijye umukara w'ikanzu y'abarabo nemera wo Dore nshaka kumukara ahita yihindura oya nagihinduka Dore iranyerera iramanuka gutya nishaka gufata oya afise mu cyo ubu n'umwarabu noneho nkabona yuko rero ari nako byagenda baba bakemeye icyo kibazo yaje adafite ikibazo cy'inzara we nuvuga ngo yaza agahita akora investment iri heavy ishingiye cyane cyane ku bwiza bwa club no gutsinda kuko ntabwo afite icyo kuvuga ngo ngaruzaya ahubwo icyaza gunugwa ni ukurwana ahubwo n'icy'amategeko agena ajyanye n'ishoramari muri sport niyo kintu abarwana nacyo gusa ariko uramutse uramwemereye yakora n'ibirenze ibyo ngibyo azaba aje kurwana n'ibitabo by'ishoramari muri sport gusa kugira ngo atice amategeko ashingiye iki kuri investment ya muri sport nicyo ngicyo cyonyine aza kurwana nacyo nta kindi nta ikibazo cyo kuvuga ngo yinjije angaye ngo mu mayanga ngo manze nishyure ngo ibyo byose rero nibyo ikribe yahita ikemura none nanga byose ibyo nicyo Manchester City byayikemura Manchester City bakimara kuyigura na Shina Watara yarafite ibibazo nk'ibyo ngibyo yaramaze kujya muri divorce n'umugore yaratwaye urumva yaguze Man City arangira atagira ibibazo by'iwa muri politique yari minisitiri w'intebe ajya n'ibibazo bya divorce n'umugore umugore akanda we abizi ko yari umugore atwara byinshi ibintu byose umugore arabitwara umugabo ashiduka agiye mu bibazo by'amadeni n'ibindi icyo bakoze nta kindi Mansur we yaramubwiye ati nta kibazo ndaguha amafaranga ugira icyo mu bibazo byawe usubiranye ayo umugore yatwaye usinda genda n'uwene wese usanga asanga icyo bituma umugabo gukanda undi usanga bicaye barica nima kanandikanda kugira ngo akemure ibibazo by'amarira y'umugabo bari abagabo bagira aho baganire uki yakoze nta kindi gusa yaraje ibibazo Man City ifite arabyishyura byose bisabwa ngahe aravuga ati abandi bazabikora investment Ben Chelsea urumana mu rwica guze miliyoni zinga Chelsea hari manga 200 150 Sajana 180 200 Alexander Isaac umura Sajana 140 aho gari ifite ikibazo cy'imisoro myinshi abari bajya kwigwa yarajereza babax ayabo arangira ugatira bishyurira imisoro ajya gukiriringa ibibazo Chelsea amaze kuko Chelsea amaze kujya mu gihombo cyane cyashaka gutubera tujya mu giciro cya kangahe ajya kwikira ibyo byose n'umujyi byose n'umujyi arafite ibibazo n'ibya FA n'ibiki byose ajya aragenda akiriringa aravuga ngo mukore investment no se Romana mu rubice ashaka Chelsea ashaka amafaranga ubu rero niwe uyu muherwe wa Manchester United aramusaze nawe yaza nka kuri nta bibazo by'amafaranga afite si umukire nk'abagrezers bacunga kuko naguze saha ase ubu kuvuga Serge Gnabry twifere muze gutyo
ndagura gereza nawe Sajimi ikipe ni ndimo navuga nyine Sajimi ariko uwaza ni nyine ugufasha. yazanye ayafite niwe uvuga azaba uyatanga ya gutya Sajimi ntabwo abikunda kuko ari inkuru Ben Jacob yakoze nawe arashaka kubitinga Mm. urukumva nawe azaba arimo nawe azaba arimo ariko hari akasanga we arashaka kuvuga ati ariko sundi imigabane yanyu mwaretse nkayaba nkayigumana njye nyine kuko iyi UAE investment group iyi ngiyi ya Abu Dhabi bo barimo baravuga ko ntago baratera intambwe nyinshi ariko gukurikirana amakuru hafi ko bashobora kuba batera intambwe bakaza kuba babaza United bakaba bagura iyi pourcentage ya famille Graza ubu umushaka akareba yegukana kuko buriya uyu mushehe we uyu wavuyemo abangaba nyakata umuntu ushaka kuyigura ubundi yitwa Tarki Al-Sheikh ni umunya Saudi Arabia bizaca muri ni umuyobozi wa siporo muri guverinoma ya Saudi Arabia. urabona n'umushene peni ariko we n'umushene nuko ni utegura ama event ujyona aya munshi integerane ziko ari Jasim ugaro wariko nabonye ngo byarugutebye byo kumbuga nkoranyambaga kwanditse kuri social media aravuga ngo mfite amakuru yuko muri hari abantu bagiye kugura ikipe gusa ikipe yese urumva barashaka kubicisha muri kino kigega cyabo cyayo investment group ubu ngubu cyobero bita Mohamed Hassan niwe ukiyoboye bo barashaka uri murazana ba Abu Dhabi abandi ba Saudi Arabia nibo bateye intambwe nawe mo kuvuga ko bashobora kuzaba deal buriya ikintu cyatumye ba Seja Simu bisa nk'ibintu byabo bisa nk'iminshi wabona bijemo nawe mu natabanyuma ndamwemera bo bakogwe mu nkokora naba kabisa tumushenguye bakogwe mu nkokora n'iriya ntambara aho umushene Jasim w'inyota iriya ntambara yari itangiye muri Israel Abayisilamu kwisuza amafaranga afite ari uzigura banki idasaba inyungu ntisaba inyungu ariko se amafaranga afite urayazuga amafaranga wese nabaga ko afite amafaranga bose nibo bazijyana Saudi Arabia ba Cristiano nibo nawe urayafite na Ediza arayafite na ugereranyije n'ayandi se bwo ariko ntawe uzayanasira uko angana ariko reka mubwize uko ni ugiye kwigura ze uyu muyobozi wa banki y'abayisilamu ku isi Sheikh Jasim arasefe icyo ashaka komozaho aba baramuhamagara bakambwira icyo ashaka komozaho kazi y'umweru wazuvuga ngo ni ngo gudoro ntifataho naramuka biza kuyigura ibibazo birakemutse ntabwo Dore ifataho niba haje abangaba ngo sinzi investment ngwiki munyize Abu Dhabi nawe afite amafaranga uyeshana yarahita yari kuzitanga bazigeresha eshatu ikibazo ikintu cyakomye bavuze inkuru Jasim ikintu cyakomye mu gukora iriya ntambara isitangira Israel n'abantu bo muri Gaza bashinzaga n'ubundi bahaje bateye n'ibisasu muri Qatar bafasha Hamas bituma bavuga ko ibiganiro bagomba bari bafitanye na Amerika bari bafitanye n'Abongereza bigomba kutagaragara kuko abo abantu basiraye cyane niyo mpamvu kuyigura bifite amahirwe ni nayo mpamvu kugaruka muri no deal bigoye aba bantu muri Abu Dhabi ntabwo byakunda ubu abantu muri Abu Dhabi abangaba yo investment group bashaka gutera intambwe akaba aribo bagura i pourcentage isigaye ko Man City ifitwe na Abu Dhabi ni se bayifite umunyarabia Saudite nta kintu muvugana nyine umunyarabia Saudite bashaka kuyigura nyine hari aba Abu Dhabi na Saudi Arabia abanyakatari ntabwo bagaruka ari bashe Jasim baracyafite ibibazo kubera yuko nanga ibibazo bafitanye urabizi no kipe Israel hargira sayo yanarashiye ejo bundi kandi ejo bundi ari pronunciation nabonye inkuru ivuga ko nibonye kuri BBC bivuga ko Atani avuga ngo nta biganiro bizigera biba hagati yacu ngo bari intambara turarwana ubwo urumva abo ngaba biragoye umwuka mubi wese uza ku Bongereza n'Abanyamerika kuko abantu Saudi Arabia rero buriya Beni kugira yuko Saudi Arabia ni kimwe mu bihugu byonyine kimwe mu bihugu Abanyamerika bakoreramo operasiyo zabo zose Saudi Arabia urebiriye nubwo ejo ngo Qatar yo nayo niho bakora bafite kano kantu kazanya nabo bubatse n'ibintu byabo byose bijyanye n'igisirikare bera Qatar na Kuwait ariko abanyamadini kuko kino gihugu cya Saudi Arabia cyo kinakize kurusha bera bihugu byose bakubwira ko ari cyo gihugu kindi ni ukuboko kwa Amerika kundi ku ruhande kwaje impamvu rero abantu bo muri Saudi Arabia bishoboka ko bashobora kuza kwinyuramo bashobora kuza bakabagura Manchester United ariko wayigura wari wese atarigaragaza ntacyo bintu fata washatse ifoto yo ko no mu gihe tugendera ku ifoto ya Mohamed Hassan ashaka muri Middle East kuri profile ntabwo terera gusa unashaka wa Musuwisi namubonye we nawe mu nama naramubonye ejo wa Munyafinland nako urora ucuza amasaha Umunyafinland amatelefone ya Nokia naramubonye ejo mu nama mu Suwisi Nokia uzaze inama yari mu Suwisi nawe yari ayirimo nta kintu agifite ntabwo Nokia rero umuyobozi mu nama y'abantu naramubonye nawe ahantu Manchester inama ya Manchester abere mu Suwisi ndavuga hano uyu mugabo waje gukora icyangana n'ubufaranga bwawe ugitekerezo arafite ngo buri muntu wese ngo nakire igiceri
mugiye ngo nabagana gomana utabonye ariko na ado abahaji bararutana ngende jasi umunyagana bitado ubwo utabonye yabwiwe yanabonye ura munyafinlande nuko naramubonye mu Busuwisi azahumbye aha inama yabereye yigane n'abagerezaza ibe abagereza bahise bakora inama yihuse ikubere intuzi ariko ikaramuka rwikuze nakavukire burundu ibibazo bizagoma sinkubeshye